wari uzi ko mu mwaka wa 2010 Meddy yashoboraga gufungwa imyaka 10 azira ubugambanyi? Ibi nibyo bintu bihishwe mu mateka. Meddy ntabwo yagiye muri Amerika agiye kuririmba gusa, yagiye mu nshingano za leta ariko yanga kugaruka. Icyo gihe yiswe umuhemu w'igihugu. None se wari uzi ko hari hashize imyaka 6 Meddy afite ubwoba bwo gukandagira ku butaka bw'u Rwanda, ko yibwiraga ko namara kugera i Kanombe amapinga azahita amwambika ku maboko? None se basi wari uzi ko Meddy yigeze kwicwa n'inzara muri Amerika? Mu gihe hano mu Rwanda indirimbo ze zari ziri gutrendinga ku maradiyo, mu tubari ziri gucurangwa, muri Amerika Meddy we yarashonje. Amakuru ahishwe ni uko uyu muhanzi yabayeho mu buzima bwo gushaka green card, akora akazi k'agahinda nijoro amanywa, mbese yarabayeho mu buzima bugoye, kugeza naho inshuti ze zamutereranye zikamusiga mu nzu ko yari yananiwe kwishyura ubukode bwe. None se basi waba uzi impamvu Meddy yinjiye muri gospel? Ikintu cyahinduye Meddy si amafaranga, ahubwo ni agahinda gakomeye k'urupfu rwa nyina. Bamwe mu nshuti ze bavuga ko Meddy yiyumvagamo ko amahirwe ye yose yayakoresheje nabi, maze agahiga umuhigo ko niba Imana imuhaye umugore no gutoza azahagarika iby'isi. Aya si amahitamo byo kuririmba gospel, ahubwo n'umuhigo yashakaga kwesa ngo akiri ibikomere byo mu mutwe. Ese ubona Meddy yarahunze umuziki kuko yawunaniwe, cyangwa yahunze isi yari imuremereye? Andika yes niba ubona akwiriye kugaruka mu muziki usanzwe.